mwumva uko umwana w'umukobwa yatangiye mu minsi ishize, yaciye amarenga. Veve wacu sha, mutega amatwi. Ni mubimbaza muzabanze mushake undi murambaza ikintu muzabanze mushake Doruka mwana wanjye uzashaka ukiri muto cyane uzaburetse. Abanyarwanda mukunda inkuru kandi nanjye mba nica hano ngomba kuzibaho. Reka ntangire mwiyumvire. Hano arayifu mwumva inkuru dada kanyenge dirishya kuzazeki mufeyo muninjo. Halo bamaraya benzangu. Dada hano niho inkuru ziba zishyushye. Aha niho inkuru ziba zishyushye. Aha niho inkuru ziba zishyushye. Hano niho inkuru ziba zishyushye. Kudadeki. Reka mbanze mbagezeho agakuru ubundi tuze tubanze tubicemo ubundi dukomeze na sho. Ndashaka kubaha ikintu cyitwa sho. Kumwe baba baza bandika ngo umva umubloga wo muri Tanzania ukuntu yanditse. Asante sana ku bantu muri kohereza za mobile money na za world limit. Asante sana. Asante sana. Hapa mutalipa muripe sho zirishyurwa sheri. Nimero ngiye kudadeki. Hana ubu mvugo shasha ni kudadeki. Yitwa Juma Lokole _02 800 sheri. Yes sheri ngende umushu bebe. Kudadeki anagira gutya. Haya wambe ya wenzangu njeyoni. Hello wambe ya wenzangu njeyoni. Injajwa ngenzi zanje nimwigire hino. Hano aragira ati wambe ya wenzangu njiyoni. Injajwa ngenzi zanje nimwigire hino. Hano ndongeraho nti wambe ya wenzangu wamara ya wenzangu njiyoni nimwegere hino dada uponyenye kudadeki. Aragira ati inda ya ngenzi zanje nimwigire hino. Reka mbasubiriremo. Uyu ya postinze ifoto ya Jolly ifatanye n'iya Ruguma ari kumwe n'umuzungu. Uyu mutanzania w'umubloga aragira ati halo haya wambe ya wenzangu jioni injajwa ngenzi zanje nimwigire hino. Hanyuma rero miye jihadi wanyu miye mahalo abandi bagiye ngo guhagarara igihe ngewe mpagarariye indaya. Yes reka nzababwira ugiye guhagarara igihe muri iyi minsi je mpagarariye indaya. Hala bamaraya benzangu jioni baumbe ya wenzangu jioni muninjo hapa. Arangije ati injajwa ngenzi zanje nimwigire hino. Arongera kuna siri. Alo munanisikia vizuri? Kuna siri gani kati ya Wasukuma na wanawake weupe? Alo ahangaha rero aragira ati ufite irihe banga ku bagore bose b'inzobe? Waume ya wenzangu jioni. Arongera aragira ati kuna siri gani kati ya Wasukuma na wanawake weupe? Ati ufite irihe banga ku bagore bose b'inzobe? Mutega amatwi cya gatatu dada. Zandani Kaba dada wa Rwanda kachawa na uzuri wake kudadeki. Halo izo munzu ni gute dada kumugabo yagutsaye dada. Halo kaka
pata chombo cha kizungu. Halo, mumenisikia vizuri? Muzaza wanje yabonye undi mugore w'umuzungu. Halo. Rwanda. Aha, atakaye najua. Wausikia. Kuda. Muniandikie hapa kudedeki. Bafitiye inkuru dada. Vesti njo hapa. Watangiye ugira utya mama. Narabibabwiye. Watangiye ugira utya. Uponyanya. Mubye watangiye ugira utya ngo mana dukunda inkuru I know ndabizi ko mukunda inkuru none nanjye none najewe ndi ngaho none najewe ndi ngaho kuzibaha nyene najewe ndi ngaho none nanjye ndi hano frame ndi hano pe ndi hano kubujajwa. Mwumva ko umwana w'umukobwa yatangiye mu minsi ishize yaciye amarenga. Veve wacu sha mutega amatwi. Ni mubimbaza muzabanze mushake undi murambaza ikintu muzabanze mushake Doruka mwana wanjye uzashaka ukiri muto cyane uzaburetse oya reka mwabana meze mubyihorere Doruka sazabaretse namukubita. Ahangaha veve wacu yarari kubaganiriza iby'urugo nka kuriya mutangira inkuru z'urugendo. Niko byatangiye umwana w'umukobwa niko yavuze. Noneho mwe mutangiye mubica ku ruhande. Umwana arakomeza aravuga ati murumuna wanjye namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashaka akiri muto cyane urumva oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kujya Ancha Diva my love, karibu ingia tena, karibuni tena, karibu Ancha Diva, karibuni Ancha Diva. Hanyuma njyewe ubwanjye nkimara kumva iki kiganiro narababwiye n'uyu mwana araremerewe. Ndabibabwira ni nkurikije ukuntu namubonye, nkurikije ukuntu yavuze. Uyu mwana aragowe, uyu mwana yaragowe, uyu mwana afite ikintu ashaka kubwira abanyarwanda ariko niyerura tubwire we. Ndicara ndabibabwira ntirimwigira aha mbabwire. Uyu mwana w'umukobwa ku myaka ye akaba ari kuvuga aya magambo. Narababwiye nti nakataraza kazaza mwana erura utubwire ngo gukura amagambo navuze. Hajya abana bo kwa Irene bitwa ngo iki? Dorcas na Vestina. Mumbabarire njyewe mfite uko nabibonye. Bajya bavuga ngo ijoro ribari wariraye. burese aka kanya hari bara. Uyu mwana hari baze kuri iki gihe. Ashingiwe ejo bundi mureke mbabwire uyu mwana ntiyorohewe ashobora kubaza icyamujyanye ariko uyu mwana ibyo yari yiteze mu rugo si byabonye. Ibi rero nkagaruka ku bantu bahuza uyu mwana kugira ngo ahure n'uriya mugabo bahujwe nande hajya babana bo kwa Irene. Okay, aha mwahise bamwe mu nyambara nk'abambara amakaski. Umva rero ukuntu bimeze. Abantu mwe nimwabonye veve harya uriya mugabo we yitwa ngo iki? Njyewe sijya menya n'amazina ye. Uriya mugabo we yitwa ngo iki? Bakubita inkuru hano. Uriya mugabo we yitwa ngo iki? Uriya mugabo we yitwa ngo iki? Ni munyandikire. Ntabwo mba mbaza amazina yabo. Yitwa Idrissa. Okay.
buriya rero mureke mbabwire, abanyarwanda batanga amakuru, umwana inkuru zamugeze harabisha. Sheri wanjye Kabeze ngo niho inkuru zawe zimanitse. Ikibazo wari uzi kugikemuye, wenda nuri yari kuzigucungira, ariko abanyarwanda bari kuguha amakuru sheri wanjye. Rashakira amakuru aho hafi kuri alimentation. Shakira inkuru kuri alimentation kuko nanjye niho naziturumbuye. Inkuru niho naziturumbuye. Ejo bundi ujya Canada wabwiye umukozi ngo ta. Sheri ubu turicaye njyewe ndafite inkuru ziri originali. Njyewe inkuru ziri Sheri inkuru zimanitse Nkuyoma vesti inkuru iriya post nawe si wowe. Nibyo uba wakiriye. None sheri reka nkubwire, bariza hafi inkuru zawe zimanitse kuri alimentation dada. Ego Saraha harahiye. Vesti navuga, tubwire tuganirire sheri wanjye, mureke kuza kuduha ubumbe bwa hovyo buraho ngaho bwa pirate la kudedeke. Sheri njyewe ndakubwiye, shaka inkuru hafi aho kuri alimentation. Shaka inkuru kuri alimentation bebe wanjye. Vesitina nguhamagaye kangahe? Sheri ninde wakubwiye yuko Sheri kamera zisetingwa n'abantu zikurwaho n'abantu wiyagara. Ntabwo nshaka kuziranguza abanyarwanda. Nge nta nkuru ntabafite i Kigali. Izo muzajya mwumva nacecetse mba nazicecetse, ariko Vesti wiza kutubwira ngo sunze ukuntu byagiyeho, wabigizeho kubera umujinya sheri wanjye. Wabishyizeho kubera umujinya. Harimo gahunda y'imipuri Rwanda n'indi. Kabeza ngo harashya Vesti. Veve sheri oya ndashaka ko Vesti uzivugira. Ego kudedeki. Halo Vesti inkuru zimanitse Kabeza kuri alimentation. Niho sheri urabizi nawe kondi urabizi we kuvuga ngo abantu muri kunyi oya ntakukwivanga. Ugusetse uyu mwana yarahiye arahisha. Uyu mwana ngo ni Vesti afite agahinda ku rugo. Sheri wanjye nimba bitari kugenda, nimwicare muganire mubisotinge, nibyanga umwe agira cya undi agira cya. Sheri mfite inkuru, wowe uri Canada urahura kora tuwa, mfite inkuru za Kabeza. Nyandikira ngo Kabeza dada. Ubu bari kukota ngo niwe wigize nabi, ngo wirukana umukozi. Wibwira yuko sheri bari kukota Kabeza barakwicariye, ni wowe bariho. Ntago baza muri social media oya, ariko Kabeza bakuriho bari kukota. Ubwo nanjye nego yagasonga bugari n'ingoma. Nyandikira ngo Kabeza kudedeki la. Nimwitonde dada, uriya mwana nuwo kwa Emuyire nazavuga. Harabo kwa Emuyire batavuga. Ayi fite inkuru dada. Kudedeki
ncinyira sheri baragira bati uyu mugore yicaye ngo yirukana umukozi, niko bakwicariye sheri. inkuru ziba zijya sheri, reka nkubwire, bazi yuko ndi injajwa, abantu bose bazi yuko ndi isutwa, bazi yuko ndavuga pe. sheri Vestina Kabeza barakwicariye kandi abagore ba Kabeza yego ntibavuga nk'abinyamirambo. yewe ngiye gushaka inzu Kabeza hari inkuru shawe Kabeza, hari inkuru. ubu ndi gufata esase nkashyira mu modoka nkajya kumva ubusutwa. sheri shushu inkuru zawe Kabeza barakwicariye. kudedeki mbega inkuru we mana, mfite ubushashwa, mfite icyitwa inkuru. uriya yaravuze ngo waumbeya wenzangu jioni. oya njyewe waumbeya wenzangu jioni, injashwa ngenzi zanjye nimwigire hino. ariko waumbeya wenzangu jioni, wamaraya wenzangu na waumbeya wenzangu jioni, muze hano niko erega aho byacikiye ni mu kiganiro biriya bintu watangaje, irya mukuru sheri wanjye, irya mukuru riratinda ariko ntirihera. wowe ubwawe waravuze, kandi burya abantu bazi kwitegereza. wa mwana we buriya rega warabirangije kubwira abanyarwanda kuriya bahita basoma ibibazo bibera mu ngo, ni kuriya batangira baganirira abantu ncinyira. muri kumva biriya bibazo umuntu yo ahita yumva situation kwa situation. sheri ndangije nkibona kiriya kiganiro ndavuga niye koyo Bikira Mariya. uyu mwana w'umukobwa ko yababaye, uyu mwana w'umukobwa ko afite agahinda, yatubwiye aragira ati Vestina Doruka ntuza Dorukasi ndakubujije nzakwikurirayo. nago mva narababwiye, njyewe narababwiye ni muhame hamwe akataraza kazaza. ariko uvuga inarerura ninde wakubwiye kuvuga ina? ariko sheri wowe ninde wakubwiye kuvuga inarerura? ninde wabikubwiye? ubwo icyo mutumva niki muri abana bejo mu gitondo? nana baramwicariye Kabeza. Trizie uramenye nimba hari isuzu ceceke wakana we cyo sigaho ninge njajwe Kigali. wabaye injajwa ryarima. yego kanze mboroke injajwe ije kwamamaza hano, kambanze nyiboroke sinza hinyerereye. mube muretse kwandika, ndayibonye reka nyiboroke. ntago hano bamamaza sheri, yuje kwamamaza urishyura. narababwiye ngo nge ntago nicariye umutogoto, nicari ijambo rya nyirurugo. inkuru zirashyushye Kigali. noneho Kabeza hari show. ninde udakunda ubujajwa? ninde udakunda ubumbeya? narabibabwiye n'uyu mwana murangije muti nyahabu na jihadi nyabu niki. narabibabwiye jewe ndareba nkavuga ntayiwe nami nakupenda pia sheri wangu Aisha.
Aisha sinzongera gukunda nkuko nagukunze, inkuru kwa Vestina zira fuso ubuhuha. Ndamutse mbabwiye inkuru nakuye Kabeza, mwahita muvuga muti jiha, kuko jewe ngomba gushaka amatiku y'abantu banjye, kamenya aho byahindiye, kamenya inkuru ngomba kuzanira guhereza abantu banjye. Bantu banjye ni mwebwe mbaragiye ku muhigo mbahigira inkuru izo mbafitiye, mutegereze. Nkeneye ko umwana atangaza. We mwana wa Kabeza funga mdomo, we mwana wa Kabeza funga mdomo. Umenisikia vizuri? Tasema vibaya dada. Undati ibi ni iki mbonye muri iki gitondo? Undati ibi ni ibiki? Umwati Kabeza kuri alimentation. Inkuru Kabeza kuri mwagiye kuzishaka, ariko ubundi se murazishaka mwebwe ninde waziba? Uri kumva? Uri kumva? Ubwo rero mfite n'izindi nkuru za yandaya yabyinnye muri Stamina ya nkuru. Njyewe mfite inkuru kwandika mukagaruka ngo ntuzi ko byagiyeho yo. Sheri nibyo ibi urimo ndabyumva, abantu bubatse bahita bakumva cyane, kandi nta muntu waguseka bibaho sheri wanjye. Uriya mugabo wawe n'umuyisilamu sheri. Abakeneye kubitsa kids uko wapida. Vesti nuva muri Canada cyangwa n'ahandi hose uzajye kubaza amakuru kuri alimentation. Nje ndabizi ngira umunwa ngira ubusutwa ngira mbanzifite, kutazibaramburira subumanzi sinubundi bwito. Ikibazo cyanyuma nimukaze kwigira abajerokore ngo abantu batuvuga babavuga se simbavuga ibintu byanyu byagiye hanze. Sheri buriya kuba warabumbuye umunwa ukagaragaza gahinda wahuriyeyo mu rugo, sheri wanjye abanyarwanda bahera hariya barareba, rimwe na rimwe bamwe ntibavuga bavugira mu bikari. Nge rero ikibazo cyanjye mbameze ni kuri salam, assalamu alaikum, shikamo, marahaba. Mana ndumva nakubita ikintu kitwa itiku hanze, ariko Mana nkomeza mfasha mukunzi wanjye, nkomeza sinshaka kuvugiza Kabeza, sinshaka kuvugiza Kabeza. Banyirubwite ko ndabizi neza muzavuga. Sheri ntabwo wari uzi kuzaza hariya ngo uvuge ngo kubaka urugo ntago ari imikino, ntago ari kujya muri studio ngo uririmbe. Ndakubujije kudedeki izo zo sambere waragiye wirukana umukozi wo mu rugo, uramwirukana ngo mama bugiye dada, bugiye buriya gahunda ya bugiye sheri nkurabure. Kuri alimentation uzajyo bazaguha inkuru kuri alimentation. Nababwiye ngiye gushaka amafaranga nimukire Kabeza, ndaje mbakubite ego kode, ndaje sheri, ndaje. Live yejo izabiri muri kode, nta bantu nzaba ndi kuvuga, nta nubwo ijyanye n'iyi ngiyi, nta naho ihuriye n'iyi, ariko live yejo izaba ifite kode. Sawa, live yejo izaba ifite kode, live yejo izaba ifite kode. Urabona ko batahise nabiyamye batakomeje guhita baripotinga live yanjye, mwabibonye nubundi. kandi jewe ntago jewe sinjya nkararama mu buzima bwanjye, nubundi ndaza kuza gukurikirana umuntu wari uri kuri reporting ino live yanjye, uripotinga live yanjye, uyiripotinga nkande mwagiye muri coting zanyu. Ejo dufite live y'amakode, kandi nta comment zanyu nkeneye, ndabazi muri njashwa muri sutwa, mwigize aba decodest muzi kudekoda amakode. Ejo live yejo ni kode, ejo live yejo ni kode. Asante sana ku bantu bakomeje kwishyura live, kandi live yanjye ko muzajya mumbona live hasi haba hariho nimero, nukwishyura live
muba mugomba kwishyura, ni naho muhera mumenyera. Ariko nabwo abantu muba mufite amafaranga nawe nkomangira ngo mugomba kwishyura, kuko internet bari gukoresha ntabwo mba naje kwiconnectinga kuzabanyoko na baso ni wanyu mu mageto yanyu. Ejo fite live y'amakode, ngiye gushaka code za Codeste Code, bamwe mu decoda amakode s'il te plaît. Ejo live y'ejo nta hantu ihuriye, ndi kwamamaza live y'ejo ngo bari kuri codinga. Nyita Cedric ni inshuti yanjye, uri kumva, muzajye munamwubaha. Uriya mwana ntabwo yego kuki out nawe bugiye nzajya mbaboroka shaho, nawe mba nagiye gukomangiriwe ngo aze hano. Nyita Cedric mujye mumwihora. Nyita Cedric you posting aja nawe winjiriza amafaranga ya live. Sasa Nyita Cedric ni muzana mumenyere, burya ni n'umwana mwiza, aranitonda, nta bintu byinshi ajya agira, bari bwumva agira ibiki. Ni rafiki yangu. Duha amasaha y'ejo code. Ejo dufite kwa gatatu. Ejo ku isaha y'isa 12. Ejo saa 12 zuzuye. Ejo saa 12 zuzuye. Ayi. Ejo saa 12 zuzuye hari live igizwe n'amakode. Muve ku mudalago kuza. Ejo live y'ejo nzakora, ndabibujije, nta hantu ihuriye n'iyi live. Nuko iyi live nyamamajemo live y'ejo.